ikibazo cy'abanyarwanda ako nzabashotora kuri boro yanjye cyangwa se n'ahandi ndabarwaye abanyarwanda nibazazana agakayi hari igihe umuntu akurikira umuntu akajya ngo njye nawe nzigana ariko umuntu afite ibintu byinshi byo muri iyi mihanda n'abanyarwanda uvuga ngo bamufashe abanyarwanda ukumva ngo urarwaye ushobora gusanga bamwe baraprofessor bavuga ati ni guci bara abanyarwanda bo bagiye kumurira abantu baraje bamurira ikibazo cy'abanyarwanda ako nzabashotora kuri boro yanjye cyangwa se n'ahandi ndabarwaye abanyarwanda nibazazana agakayi hari igihe umuntu akurikira umuntu akajya ngo njye nawe nzigana ariko umuntu afite ibintu byinshi byo muri iyi mihanda n'abanyarwanda uvuga ngo bamufashe abanyarwanda ukumva ngo urarwaye ushobora gusanga bamwe baraprofessor bavuga ati ni guci bara abanyarwanda bo bagiye kumurira abantu baraje bamurira turongora abagore bakababyarira tutabizi ukarera tugashiduka noneho basigaye babana abantu baragutaye na yahuzu kandi bari bakakubwira ati mubabarira umurongore mu baro wa mwana kumbi n'ubundi ushaka bamukurongora we umujamo yaragiye afata nyine wo kugushyingira nawe ushingira ahubwo we bana no gushyingira bakagukora n'ubukwe ukajya ngo n'urukundo bagutwerereye ariko mu by'ukuri bo babiziranyeho kwaje turabazi gusa si bya bindi bya besto none zira ball za besto bari bagira besto gusa ibintu besto akora umbwira besto abakora mesheni yabiko biriya ball byo kwivugishwa ngo besto isundi yabaye friends navuga ngo besto no besto ari besto na friend benefit bihurira buraga besto tujye tumanye tubana ko kugita bwa ngo ni best friend akaba besto bakagakata kaba besto mutarabana neza shaka yaguce nyuma bamutende nta kibazo wagera kireka tubana wenda bimeze neza ariko ntekereza ko ari uburenganzira bwese igisiko nayiteye abandi mubanye gute ubu ngubu life yawe na Fanny urumva twagiranye ibibazo ibintu birebire cyane tuzabigarukaho kuri boro yanjye Fanny twarabyaranye arangije akajya neza abantu nyine bari aho ngaho baciritse b'imbeba nyine nanga gusangira inyanya n'intoryi inyanya n'inyoni n'inyanya n'inyoni sire banyarwanda ikinyarwanda cyacu kiragorana so man nyine ndamugenda mu kapinzo ndabanza ngenda mfata ka break urabona umuntu ari muri showbiz witekerezaho fresh turongera turavugana turagahuza ubu tumeze fresh usibye ko nyine nawe nyine ameze nk'abasazi nawe ameze nk'umusazi ni umurakari wa mukobwa nawe showbiz nayo yamugize umurakari byadana wacecetse Yes, reka nongere mwikaze wakomeje gukurikira Afrimedia Rwanda wakoze subscribe nawe turabikora icyo genera ko kanya uyu munsi garukanye n'umuhungu wayo ariko reka ngubwire ngo nimba umeze neza shimira Uwiteka Imana kuko baka kanya hari abatameze neza bari mu bitaro bameze nabi ndagusuje aho uhereye hose amajyepfo amajyaruguru burasirazuba uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali rwagati tutibagiwe abari mu bihugu by'amahanga diaspora muri rusange Canada, America, China, Brazil, South Africa n'ahandi hatandukanye turabashimiye cyane fo kumva ururimi rw'ikinyarwanda Uwiteka akomeza guhe umugisha guys bazane umuhungu wanyu umuhungu nago ndamuvuga ko ni mushyashya kuri Afrimedia Rwanda mushyashya uri umushyitsi dushatse twakunyozora naje mu bwami bwanyu ukabona igihe kinini dukora tugendana ariko natara kubona kwicara naje none twabazi bimeze bitese shaho ni fresh ndashima nduru Musanze karitsiye zanjye hudu niki Musanze hudu ya vumbi isazi izuba ariko ibintu ni muzungu amakuru y'emensi yitse so kwirukanka isigaye yirukanka dore n'umwaka wagiye ejo turi mu kwa 8 kabisa twaje tugera mu kwa 8 ariko ngiye muzi fresh ndashimana n'abantu bake ko icyo bake bana rigase subize kino mihanda mana ari bisazi hari abantu biga bafitemo nijinyori tubayeho batanabyumva uzamunyagire uzamunyamakuru muhanzi se oya ntabwo bayago wamuteye uyu n'ubundi ariko ngemeze fresh ariko n'ubundi ishasheza byo ntabwo rijya ribura ariko n'ubundi bari nibo batuma abantu bakora cyane kabisa gutanga imbere
Urushatse kubwira Yago akomera shikame kuko bara nibo batuma abo bari. None se rega n'ubundi rega ngiye nekereza ko showbiz manding ari. Ubwo mu gihe abantu badashaka umusenyera umugozi umwe. Ubwo showbiz sibyo ko nubwo wasenya n'umugozi umuntu umwe. Mwese ngo mushyira hamwe. Wese agomba kame mu kubanza kukagira icyo wobuzi. Uri afite icyazi mwese mugahuza. Gatera imbere ko ni mu gihe n'abantu bagigiye mwana ndabibyimba tu Yago yabibyimbye. Ase kuki biho birabihora kuri Yago gusa. Yagoze kubera iki nawe nyine wazana muto nawe nuko arira cyane afite amarira tutakunda cyane ariko ntajya yumva yuko ahora mu marira no cyane arazihindura yarangiza akavuga ngo barazibye shaka abanyarwanda iraca no kuhindura no kuyiba iraca no yarayihinduye no okay nyine bamwe barabivuga gutyo ariko na yarayihinduye hari ukuntu ukora mistake mwana nawe akabitekereza sometimes ugasanga nyine ukura mara rega numenyereza umuntu mani kuhora umubeshya cyangwa ubwiza unubeshya umuntu azi ko umubwiza ukuri nikazakomeza kugufata ubwo kuri ibintu byawe ngo nibyo bizakomeza bifata uko abahanga bavuga ko yagombere hoza ari umuhanzi yahoza ashaka gukora umuziki ntago njya blaming abantu hari ukuntu umuntu azamana afite dream ziziye muri game ugasanga kino kiramuhereye ariko afite izi sonekeza ko Yago n'ubundi yaje ari umuhanzi amaze kugaganya najya mu bahanzi sinzi bambu mutera mu gihe anaririmba neza bivuze bira bintu byo gukora umuziki ni bira bintu byo gukora ibiganiro ama interview bya YouTube yabikoraga ari nk'ikiraro cyo kugira ngo agere ku muziki we yabikoze atari ukuvuga ngo we nizo za dreams yabundi dreams we zari umuziki cyari umuziki kabisa abona nyine bitazakunda nta kundi kuntu azafata aravuga nanjye yibanze yubakira ubwami abanza yubaka ubwami bwe abukeneye bwisenyera nabwo ari kubibyimba mwamurese kubwisenyera bishatse kuvuga ko ashaka ko ari ubwo agiye kwinjira mu muziki noneho neza oya urabona n'ubundi rega asamwe ibiganiro nkaho yabivuyemo isibye ko Segama nabikora gake ariko ubundi nekiza ko yagundi ubundi ukose yakoze rya mbere ubundi yari gufatira cano y'ibiganiro akayerekera y'ibiganiro agafungura indi y'umuziki irahari ariko ikibazo nawe ntazicisha se ntazicisha singira ngo zose zica kuri ya indiye bavuze ko yibwe nubwo ihari itafungura indi urumva umungu rero nabyo mu buhanzi bwiwe nashaka agererwa n'abantu batatu ariko nabi ubwo bivuze iraca nishaka ko yaragurishijwe anayigurisha cyangwa akaba yenda yaranayifiriga ese umuntu yakwibacana akarekera ibiganiro byawe projet zawe kandi YouTube ubwayo ifite amategeko igenderaho ku buryo wagendera kuri ibyo bintu bigaruka ntekereza ko yenda Yago we oya narega nubwo bori narishye kuri abapfa kwiba mwana byaterwa ntabwo iraburo Yago afite system abikoreshamo usibye nuko abaniriza ajya na hezeri manager bw'abanyarwanda si mwana uzabarira kangahe k'abanyarwanda nabo barake ngo niyo patino ariko nshobora kubona mva gitari yarabimbwiyeho ngo yaboro yindi afite ebyiri nawe iyo yindi yashema patino afite n'indi bita pike so sinzi yabuze ubuvure nanjye nicyo gihe wandi kumva ariko ahubwo hari ukuntu mwana ubikora sinzi koko niba ari byo kuko sindabimakinga sure ariko ntekereza ko ase bahora bayiba mana amacano barayiba mwana bagiye tuve muri ibyo ngibyo ibyo ni biri gucaracara hano ku mihanda mukanya turikoza ku bindi byaba dore imbogo ibyo turabivugaho wenda kucyonge wenda gupfa ariko reka tubanze twikubite muri normal life yawe n'abagore bawe umugore wawe ejo bundi yarambeshye ngo uramuteye inda abagore banjye rero Fanny na ba Oliver first of all narafungiye channel abanyarwanda bayisure bamwere subscribe yenda bakomeze nyine bazajya bagenda babona fresh so tuzagana ba Fanny twariyunze tumeze neza nuko abanyarwanda batarabibona ariko nekereza ko inda se afite umwana wanjye nanaryama ariko mwana yimutera yaje mu kiganiro ahita gukubitamo brage soso wawe ndibita Tonis ndamuzi Toni nyine itabishyigikira itabyibabuze ntabwo zo kubona gishya cya Toni cyo cyahiye ariko rega shobise karengari kubera ko ngiye ukuntu umeze biragoranira umuntu mutahanye amasezerano mutarabana neza ashaka yaguca inyuma bamuteye inda nta kibazo wagira kireka tubana wenda bimeze neza ariko ntekereza ko ari uburenganzira bwose igitsiko nayiteye abandi mubanye gute ubu ngubu
life yawe na Fanny urumva twagiranye ibibazo ibintu birebire cyane tuzabigarukaho kuri ball yanjye Fanny twarabyaranye aragira akajya neza abantu nyine bari aho ngaho baciritse b'imbeba nyine nanga gusangira inyanya n'intoryi inyanya n'inyoni n'inyanya n'inyoni sire banyarwanda ikinyarwanda cyacu cyagorana so man nyine ndamugenda ndamukapinzo ndabanza ngenda mfata ka break urabona umuntu bari muri showbiz witekerezaho fresh turongera turavugana turagahuza ubu tumeze fresh usibye ko nyine nawe nyine ameze nk'abasazi nawe ameze nk'umusazi ni umurakari bamukobwa nawe showbiz nayo yamugize umurakari byatanga wacecetse mu kanya ngutsa no kuri kamera yabimenye bimeze neza ariko numva ko nabyatanje bimeze neza umaze iminsi mwa no mu nzima urunda yafite uri kubyuka ko baneza abanyarwanda ntabwo nzabakira ubundi uri kubyuka mu gitondo gakubita agashyi kuri yanda yawe kuki uya inda yanjye gute sigaye mfata ka break ka saa 11 ka saa 11 ugafata ka break ugafata ka break ariko nyine mani ibintu bari guci nta kibazo bimeze neza uzane dusoye by the way uzadusoye terwa turakwakira kabisa none byo kugafata ka break nibwo ni breakfast ni saa 11 kumwe bitagashye kuri iyo ndayanjye ntago ari ndayanjye ntago ari ya Fanny rega bwana subuzi tono ko nawe yahiye bafite swaga zatanye ni wowe abantu ushobora kuza akaguhimba ashobora kuganira ikintu umuntu akajya abanyarwanda subaje bakajya ngo nibyanya byo kandi nani mu byanya kabisa shanye ne kubera zero content bira biboro yo kuba babitera brag n'ukuntu hita bagira ngo nibyanya bakakujugunya mugahita uvuga ati abantu barabara uko natangiye guhita nganura nk'igisambo ahubwo nahinze ko nandi ndongo ari umugore yambwira ukuntu bize ngo turamusangiye mbwira ukuntu nyine ngambwira ukuntu byakugezeho kavuga ati ngiye nabibona nagira bibonye gutyo gusa ndavuga ariko ntabyatanje kubera ko Fanny n'undi muntu ko ntago ari umwana ntabwo ari n'ihene ngo ndashyiramo ikiziriko generwa murura n'umuntu mukuru ufite gukora munsi wabyakiriye gute kumva ko wenda ushobora kuba turyamana kandi turi inshuti ngiye nawe turi inshuti ibyo ni ibintu bisanzwe mane nawe ku buryo bwo nisuba abitwa bande tuzi bakarira batazi ko ari ababo ntitubazi tuzabashyire hanze ese kandi tuzabashyire hanze imihanda mani umuntu aba afite byinshi abitse uko umuntu agira cyo agaheza nyine akagafunga ari iki ariko man showbiz umuntu aba afite buru nyinshi turabazi abantu baturongora abagore bakababyarira tutabizi ukarera tugashiduka noneho basigaye babana abantu baragutaye nayo huzu kandi bari bakakubwira ati mubabarira umurongore mu baro wa mwana kumbe n'ubundi ushaka ko bamukurongora we umujamo yaragiye afata nyine wo kugushyingira nawe ushingira ahubwo we bana gushyingira bakagukora n'ubukwe ukagira ngo n'urukundo bagutwerereye ariko mu by'ukuri bo babiziranyeho kwaje turabazi gusa si bya bindi by'aba best none zira ball za best bari bagira best gusa ibintu best akora mbwira best abakora iki nasheni yabiko bya ball byo kwivugishwa ngo best isundi abaye friends navuga ngo best no best ari best na friend benefit bihurira burarega best tujye tumanye tubana bakuru kugitavuga ngo ni best friend akaba best bakagakata kaba best ngo titi ngo na nyabo ngo barwahanye inkoyo inyuma ya kamera n'undi bararyamana sinzubyo n'amafoto yabo ko baba bafite nyirari jade ejo bundi bumvise bari gogi ngo nabonye ifoto yabo ngo bitamubona ngo ariko ngo bagira afoto ngo bana baraswerana ngo ni indaya bivuga kumwe bivugaga umana we Yesu we ingubara ariko nibyo mana n'ubundi ntabyo ngo amaso ari atukuye ngiki bafite nyirari mwana gusa baryimara n'ubundi style bavuye kuri kamera ariko nyine n'umugore n'umugabo ubwo bo tita ahubwo abeshya ngo nisheriwe aratubabaje niwe nyambabeshya ngo nisheriwe barambabaje aha dore imbogo ngo mwino minsi ntago yorohewe arinda gupfa ariko kuba bivuze ko se umwanga ariko ntago ari kagatwika dore imbogo
dore imbogo ngo aherutse kujya iwabo babuze nyamasheke dore imbogo uwo bita Vava ngo amerewe nabi ese nibyo cyangwa ni kaka twiko oya byanyabyo nyine urumva nagenda ndabyumva ntabwo ndaje kumusura kuko ndaharaho twagendaga duhurira nawe n'umuntu wanjye twagenda tura muri shopping kenshi sibyo ko aramaze no kubyimba nyine nsigaye mbona n'iki nsigaye yaribagiwe uwo ari we ariko ararwaye byanyabyo ararwaye ejo bundi barambwiye ngo heruka za nyamasheke waba usibye nyamasheke za rusizi so ngo dore imbogo yagiyeyo bisanzwe kubasura iwabo hari ahantu rero ubushobozi bwabo bushobora kuba bukora icyiza njyewe yenda ntabwo babunyohereza ngo bikunde kubera icyo butakunda bisebye busizi ugenda muri bluetooth nubwo iwabo ariko urasanga ari ibirozi ukurikira bene wabo wasanga hari abantu bagira amadayimoni mwana ugasanga bari bakurikirana iwabo ariko ararwaye ngo kuva yagiye iwabo yagiye ari muzima aragaruka kuva yavuye kabisa ashararira byameze n'abanyarwanda babyumva kabisa batagira ngo yenda n'ubu kubivuga ngo turi kubiseka cyangwa nuko mwishima hejuru ariko ararwaye byane nyabyo kabisa garinda gupfa uruvuze ngo yibagiwe uwo ari we gute kubera icyo uruvuze ko yibagiwe uwo ari we ni mpamvu yaje muri showbiz aho yavuye arahazi cyenekeza ko ndi mu bantu bamukoresheje ikiganiro kambe n'ubwo abantu batabizi kuko ndabyibuka ndi kumwe n'umuntu wanjye bita Bobo pana Bobo Kere undi Bobo inshuti yanjye nawe umupapa ngubu asigaye umupapa nari umukameramani wiwe icyo gihe twagiye kumukoresha ku Gasaro nibahazi inyuza ikanombe akiri umukozi wo mu rugo kabisa yakoraga ahantu gutya ku Gasaro neza kuri kaburimbo ku gipangu cyajyaye cyangwa wajyaga yakoraga akazi ko mu rugo akabanza akagutunganya mukaza mugakora inyuma ikindi ndi bantu bamukoresheje bwa mbere kabisa dara kuvuga ngo atari no kuvuga ngo dutanze muri showbiz nayo mutanzemo so araza aratwika akajya akora kwa bahiranye n'ibiki ariko mwana nawe afite n'ingeso mari itari nziza uramuswa iyo ngeso sikanye kujya bakobaje ni Abanyarwanda bamba bareka kabisa mwana umuntu agaruka mwabaga muri shoot ukajya kubona ikintu ukajya kumva umubwiye nk'ikintu ukahita ubona ngo hey ngo ndigende ukabona ukakarirukanze ese urava muri turacoje shoot mwana ikiganiro ntago kirangiye nikirangira wakira akageza yakora nzi ko ibya yakaba wari mu icupa wiki urokora ibiganiro na yaka urebe ukuntu ava mu yirukanka yaka nawe ukuntu yivumbura yamuye agacupa ariko vuga we none ukajya kumva gushaka kwenyari ukaba ari rirukanze mu kiganiro kibazo se mwana uyu mura nagaze ko turi mu kiganiro cyangwa turi muri interview ariko nyine nawe n'umwana mwiza nta kibazo sobwa yagiye kubasura wabo arazamuka niyo baramugiye bari n'abamuze simbizi ariko ararwara byadanje kabisa nagaraga twiko kabisa ubwo rero bafite icyo bamufasha bamugere ngo arwareho bita ikibogora ariko ikibogora n'ubundi iri muri Rusizi za Nyamasheke bayisajya ni wabusa basa musubize ko bikaze niho yisajya abantu rero abantu biwe ikibazo cy'abanyarwanda ako nzabashotora kuri boro yanjye cyangwa se n'ahandi ndabarwaye abanyarwanda ntibazazana agakayi hari igihe umuntu akurikira umuntu akagira ngo njye nawe nzigana ariko umuntu afite ibintu byinshi byo muri iyi mihanda n'abanyarwanda uvuga ngo bamufashe abanyarwanda ukumva ngo urarwaye ushobora no gusanga bamwe baraprofessor bavuga ati ni guci bara abanyarwanda bo bagiye kumuriraho abantu baraje bamuriraho ama YouTube bagiye babaha amafaranga ubuse tuvuga batureye amafaranga nabimenye ejo bundi hari umushuti bita Fina amamagara ase bamugana wamuge Fina akabikanga cyangwa yaboneka ibiri muri phone muri noza indi muri ya iPhone yindi nta kibazo ariko tuzamuhamagara tuzabaho ubwino kuko arabizi cyane ariko Fina ariko ngati Vava ko nafite kandi kazi nanjye mu kandi kazi abizi ko ara kandi kazi ndimo ko nubwo ari banga ka photography na videography byinshi ahubwo bafite n'ibiraka bagiye baguhamagara nagiye mu bokwe gufotora aramamagara ngati se wamenye ko Vava rwaye mbojije abandi bantu ngati ni prank ariko manu kuntu Fina yamamagaye irangaje yakoresheje akafite n'amajwi ko ndandaza kuyashyiraho urumva nago Vava nago ari prank ararwaye birofisha abantu babishoboye bamugeraho abashije no kuri momo kanyenyeri karakora yani nimero ya 0 ariko tibagiye ko ari nababyishimiye turabazi ariko nabamurozi namwe
ucira mukasoro gatwara nyuko none se nshaka kuvuga ko ari ryashyari ry'abantu bahuriye muri mu kibuga cyangwa n'ibya bindi byo ko mwe bagiye mu cyari wabo mu barabaroga ariko se waroga umuntu wo muri showbiz waroga dore ngo kuko na uri ahundi uririmba hajya ngo cya gikorwa cy'igikanitsi ngo ni Joyeuse wa Juno Juno koko bose kimwe uri kumva ariko bariya bose rwose hari ukuntu nyine urumva ugafata bariya mu bitu mu byaro babore ko kwivugaho nara mu gihe dushari bro ubusanga umwana yibusanga yiturikira Rusizi afasha abanyakigali awe iri kwitungira ubugurube n'inka n'iki yatangiye kwiyororera asanga ni waba utangiye kubaremera we ndi umukecuru na nyina na se batamurahimutse barakuruza abantu bagira amashyari bura nabandi ibazo umuntu ufite ifite naryo kuroga none ukaroga na dore imbogo ibazo afashe nka Bruce Melody noneho yamuroga kunuka isasi yamumira bunguri cyangwa kujya ni ukumutuma amasaza akajya agenda abantu bose anuka nk'ifi okay reba Chris ukuntu yazamutse uribibona ndamubona kabisa ibaze yabavuka mu cyaro ibintu bari kumukorera ariko itaba mwica bravo ntabwo yazajya bwikoresha bravo ko banabana ajya bana se twibwirira ingamba ufite kuri channel yawe channel yanjye ari fresh bakore subscribe sharing n'ibiki namwe mujye munampiningira n'iki ugiye kujya nanjye bahubwine ejo bundi kabisa ndatangira kukuta ibi ejo bundi tutangira kukuta ibiganiro bifatika kabisa kandi bakomeze bashyigikire ntarega gushyigikira mwana nabe byatanje iyo murateye intambwe uko n'abantu baba birakayemo cyangwa usanga nyine batabyumva fresh ariko ubundi ngiye mbeze fresh ndashima Imana izabikora kandi ndabizi man icyambere nuko ukora tu man ijambo rimwe twikomereza abakunda abanyarwanda mukomeze mutujyigikiye mujye muri biganiro mutuhe comment aho bipfa mu buturabure bomboka yes of course ni Sajo 250 nk'ibisanzwe kuri Instagram Facebook n'ahandi hose ni Sajo 250 wowe kora subscribe kuri Afrimedia Rwanda twibanire 5 kwa 5 bye bye ciao